Yaje kubwira umugore ngo umuntu amuhaye umuti yamubwiye ngo natangira kubwejagura acane wa muti yahereje umukecuru namara kuwucana ngo yihangane. Yego ngo yihangane araza gukira, ariko nyakwigendera yamaze kunywa kuri wa muti aza kubwira umukecuru wo kuhata ariko se wanyweyeho nawe ukumva. Umukecuru anywaho ariko ntabwo ngo yanyweye myinshi. Ubwo nyine abonye umusaza watangiye guhirita niko kujya kureba abana be b'abahungu arabibamenyesha, ariko nawe ababwira ko amazina yanjye nitwa Tuyishime Djabel, ndi umwana wa nyakwigendera Harerimana Sare na Mererimana Salima. Ku wa gatanu ahagana mu masaha ya 3:30 nibwo nari ndimo ntaha nari natembereye z'umugoroba. Naratashye ngeze hano ruguru y'iwanjye aha muhagaze ku muhanda. Mpagaze mu mudugudu wa Kanyinya uherereye mu kagari ka Rurenge, turi mu murenge wa Murama, aha ni mu karere ka Ngoma, turi mu ntara y'Iburasirazuba. Aha duhagaze ni mu rugo kwa nyakwigendera Harerimana Sare, umusaza warusanzwe atuye muri uyu mudugudu, ariko tuhageze abaturage batubwira ko uyu musaza bababajwe n'urupfu yapfuye, ariko bose bakavuga ko yishwe n'umupfumu witwa Gasharupe bari basanzwe babona muri uyu mudugudu. Ibi ngibi babishingira ku kuba uyu musaza ngo yari asanzwe afite ikibazo cy'uburwayi bw'amaguru, ariko ngo uyu mupfumu witwa Gasharupe akaba yaramubwiraga ko azamuha umuti. Abaturage bavuga ko yaje kumusanga aho yari ari mu gasantere, ubundi ngo akamumanukana akamuzana iwe mu rugo, akamuha ibifurumba birimo imiti itandukanye, akamubwira ko ari imiti izamukiza, ariko yamara kumuha ibi bifurumba by'imiti ubundi ngo akamutegeka ko agomba gusomaho arangije imirimo yose agiye kwerekeza mu buriri. Ariko abaturage bo bakavuga ko bigaragara ko yarazi impamvu ari kumutegeka kuza gukoresha iyi miti arangije gukora imirimo yose. Uyu musaza rero yarangije gukora imirimo ubwo yaragiye mu buriri, abanza gufata iyi miti nk'uko uyu mupfumu yari yabimutegetse, ariko ngo agisomaho yumvise ngo iyi miti nta cyanga ifite, niko kubwira umugore we, nawe ngo araza amwumvira uko iyi miti yaba imeze, ndetse ngo umugore we nawe asomaho, ariko ngo uyu mugabo niwe wanyweye imiti myinshi cyane. Akimara kuyinywa abaturage bahageze mu bambere batubwira ko yahise imugiraho ingaruka ndetse birangira ahatakarije ubuzima. Gusa umugore we wasomyeho gake nawe bamutwaye kwa muganga ameze nabi. Ndagira ngo wenda ni inkuru turi buze kumvamo abaturage, turi buze kumvamo abana ba nyakwigendera bari bahari ibi byose biba, ariko ku ikubitiro reka tubanze twumve umuturage wahageze. Ubundi muri rusange ukuntu byagenze, njyewe mbere na mbere ndi umuturanyi wa hariya habaye ibyago, nko mu gihe cya 4 twagiye twumva induru iravuze. Induru ivuze turatabara, turagenda dusanga ari abana b'uwo musaza bari gutera induru bavuga ngo ngaraduhekuye. None ubwo twebwe twari tuzi yuko wenda ari umuntu bateye w'umujura akabasanga mu nzu. Noneho ubwo abantu barahurura, tuhaba abantu benshi. Ubwo mu kandi kanya twumva baravuze ngo iwe ngo Gasharupe ngaraduhekuye, ngatwiciye papa we. Abantu se Gasharupe abasanze mu nzu. Ubwo barakomeje barataka bari kurira. Ubwo tugiye kumva twumva ngo Gasharupe ngo niwe ngo wabahaye ngo umuti ngo kuko ngo papa ngo yivuzaga ngo amaguru, ngo Gasharupe ngo niwe wabahaye umuti ngo yawubahaye ngo nko mu gihe cya 11:00 ngarangije. Ngo Gasharupe ngo amaze kubaha ngo ababwira yuko ngo bari buwunywe ngo bamaze kurya ngo bagiye kuryama. Ngo none ngo Gasharupe ngo atwiciye papa, ibintu biba bindi abana bahahama. Gasharupe ni uwo mupfumu nyine watanze uwo muti. Hanyuma ubwo ngubwo bikomeza kuba gutyo. Ubwo ngubwo bahise baterura uwo musaza n'umukecuru we babajyana hirya ku ivuriro, hirya hari ivuriro rihari. Ubwo ngubwo bamaze kugerayo byari bimaze kuba nko mu gihe cya 9:00.
tugiye kumva nanjye nari impari, si ibintu mbwirwa nari mpibereye. Tugiye kumva twumva uwo Gasharupe ahamagaye telefone y'uwo musaza witabye umwana nyine uyu nguyu. Telefone yari ifitwe n'umwana we w'umuhungu, yitaba iyo telefone. Uwo mugabo Gasharupe ahita uwo mwana w'umuhungu ahita amubwira ngo uraduhamagara iki, ngo kandi ngusize ngo wishe papa. Gasharupe ahita amubwira ati jewe ntago isoni namwishe, ahubwo nije wabikoze ibyo bintu, umuti wanjye ndawizeye, papa wanyu arakira, ngahubwo ngo mutamujyana muri moroge, ngo mwewe mumwihore ngo isaha ya saa 10, ngo mbahaye isaha ya saa 12 za mu gitondo, ngo papa wanyu ngo araba yabaye muzima, ngahubwo ngo hafi ngo haba abantu bafite imbaraga, ngo kuko ngo umuti wanjye ngiyo ngo umuntu ngahembutse ngahembuka ngafite ingufu, ngo habe ngo abantu bafite ingufu ngo uruhande rwe ngo bamufate. Ubwo byarangiye gutyo, nyuma yaho agakomeza hamagara n'abandi bantu ku matelefone yabo bakavugana amagambo. Ubwo nuko byarangiye. Ayo niyo makuru jewe mfite nk'umuntu wari uhari. Ikintu cyakurikiyeho muri ayo masaha ya saa 9 bahise bagira gute, bahise batumiza imodoka ngo kumujyana mu buruhukiro. Imodoka ihageze bavuga yuko iyo modoka itahita imujyana mu buruhukiro kubera yuko uwo muvuzi yari yababwiye yuko batamujyana mu buruhukiro ari bukire ku isaha ya saa 12 za mu gitondo. Ubwo imodoka ntago yajyanye nyakwigendera mu buruhukiro, imodoka yahise isubira mu kazi kayo, nyakwigendera bamuzana mu rugo kuwe. Ubwo birangiye, ayo makuru niyo nabonye. Umuhungu wa nyakwigendera ahamya ko nta kabuza bigaragara ko ibyo uyu mupfumu Gasharupe yakoze yari yabiteguye, ariko nanone akavuga ko na bimwe mu bimenyetso bibemeza ko yari yabiteguye nuko ngo yamaze guha iyi miti uyu musaza, ubundi ngagafata amatungo ye yari yoroye akayatwara agahita yimuka muri aka gace, ndetse ngo agafata imwe mu myenda y'uyu musaza akayitwika nayo ngo akayitwara, ndetse by'umwihariko ngo yaje no kubahamagara ababwira ko uyu musaza ntacyo ari bube ngo ari buze kuza guhembuka, nyamara bo babonaga yamaze gupfa. Ibi ngibi babifata nko kubashinyagurira, ariko by'umwihariko bakagira n'icyifuzo bo bagaragaza muri rusange. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Jaberi, ndi umwana wa nyakwigendera Harerimana Sare na Mererimana Sarima. Dutuye mu karere ka Ngoma, mu kagari ka Rurenge, mu mudugudu wa Kanyinya, mu murenge wa Murama. Ku wa gatanu ahagana mu masaha ya saa 3:30 nibwo nari ndimo ntaha, nari natembereye z'umugoroba. Naratashye ngeze hano ruguru y'iwanjye, aha muhagaze ku muhanda, nahuriranye n'umugore wo kwanjye n'uwa mukuru wanjye bafite mukecuru mu ntoki. Mukecuru nta kindi yambwiye, yarambwiye ati ngiye gushaka umuti. Ndamubaza tugiye mu gushaka umuti bwoko ki, ariko mbona ari hazungera. Arambwira ati ngiye kureba mushiki wawe ahacururiza ari hirya mu isantire, ndebe ko yandamiza amata, ati kuko isowe ari gupfa. Nta kindi nakoze, narababwiye ati nimugende murebe ko mushiki wanjye mumubona, nanjye ngana nirukanka nsubira iyo kwa muzehe. Kugera kwa muzehe nasanze ibintu by'umweru bimuca mu mazuru no mu kanwa ari haruka, ariko atabyuka asa n'umuntu wapfuye. Nta kindi nakoze, nihutiye gushaka ubuyobozi bw'umudugudu kugira ngo menyeshe ibibaye, kuko bari bamaze iminsi bavuga ziriya ndwara. Ndavuga na igihe wasanga yenda ari za ndwara. Ariko hagati yaho mukecuru tukimara guhura yarambwiye ngo hari umugabo ngo wahaye muzehe imiti witwa Gasharupe, kuko muzehe yari amaze iminsi arwaye amaguru ariko yorohewe, atari bya bindi byo kuvuga yuko ayo maguru hari icyo ari bumutware. Ubwo muzehe ni kwa kundi ko umuntu arwara akaba yabwira umuntu ati ndarwaye gutya na gutya. Uwo Gasharupe rero yaje ngo kumubwira yuko yagenda ngo akamuha umuti.
birangira uwo munsi yari bumuhe umuti muzehe yanze kujyayo ntiyajyayo, ariko ku bukeye bwaho ari bwo umunsi wo kuwa gatanu muzehe yavuye mu rugo kuwe agana mu isantire aho afite ubucuruzi mushiki wacu aba ari gukorera, agiye asanga uwo mugabo Gasharupe nihari, akihamusanga nta kindi cyabaye. Gasharupe yaramubwiye ati ngurira icyayi, muzehe amugurira icyayi, amugurira n'irindazi ryo gufatisha, mushiki wanjye arabibaha. Ubwo akimara kubibaha aramwakira, akimara kumwakira nta kindi cyabaye. Gasharupe abaka ngo inoso y'umuceri, muzehe aramubwira ati yimuhe, amajije kuyimuha Gasharupe nta kindi yakoze, yaramushushubikanye aramubwira ati muzehe vaye tugende njye kuguha ibyo nakwemereye. Ubwo baragenda, bageze kwa Gasharupe mu rugo aramubwira ati nguhaye umuti, arangije amuhamo ngo ububuni bubiri bwa energy ariko burimo iyo miti, amuha n'urundi rubuni runini rw'amazi rurimo indi miti. Ayabimuhaye ku isaha y'isaa 5 gutyo saa 6 z'amanywa, amuha sharite cyangwa se ibyo agomba kugenderaho, aramubwira ati ibi bintu ntuze kubinywa nonaha, ibi bintu uraza kubinywa byibura mu masaha ya saa 3 sambiraho, umazije kurya ugiye guhita uryama. Ubwo muzehe nta kindi yakoze, yaratashye ibyo bintu ntacyo yabikoresheje, kuko ku manywa yaje no kundeba hano iwanjye, azaniye umugore wo kwanjye telefone kugira avugane na mukuru we, hari ibyo bavuganaga. Birangije muzehe haragenda, ntiyambwiye uko bihagaze, nta yandi makuru yigizama. Birangije ubwo izo saha zarageze, ariko uwo mugabo amakuru nafashe nuko yamajije kuba yabimuha muri envelope, amubwira ko ntari buze kubinywa, amutegeka ko ibyo bicupa 2 bya energy buhita binywa byose akabinywera rimwe akabimara. Birangije ubwo muzehe yaratashye, bya bintu atangiye ari habinywa, abwira mukecuru atari ibi bintu konzi ko nawe imiti y'ikinyarwanda by'inzoka n'icyo bizi, ati ibintu ko numva nta cyanga byaba ari ibintu ki. Nta kindi mukecuru yamubwira ati rero nanjye imiti y'ibigundagunda ndayizi, zana numva ibyo bintu ibyo ari byo, nanajya mbigushakira aho kugira ngo ujye wirirwa ubaririza. Nta kindi cyabaye, mukecuru nawe yagerageje kugenda ibyo bintu byose yumva uko bimeze, asomaho intama imwe imwe yumva uko bihagaze. Ubwo bo bamaze kubikoresha bombi bahita baryama, ariko muzehe ibindi byose yaragotomeye byose aramara, hasigara ikibuni kimwe runini ubwo yari yamubwiye ngo azajya asiga kuri ya maguru, ariko ngo yari yamuhaye n'ibindi ngo niyumva bimubangamiye bitangiye kumurabiranya ngo ari bucane. Ibyo bintu nta kindi cyabaye, kuko yari yabibwiye mukecuru avuze ati kambicane wasanga nyamara umuntu agiye kumfana. Mukecuru agiva ku gitanda nawe yituye imbere aho, yahavuye atari neza. Ubwo byarangiye muzehe bigenze gutyo, niho hantu yakurije urupfu. Ubwo giye iyo ndebye mbona ibyo bintu atari imiti yamuhaga, kuko njye mbona byari uburozi, kuko iyo aza kubimuha nk'imiti ntago aba yarabimuhaye ngo amuhe igihe cyo kuza kubinyweraho, yaranze agahita atega n'ibyo byose akabitwara, kugeza ubwo bimwe nko mu myambaro yari atacyambara yayitwitse. Uwo mugabo wamuhaye iyo miti yarayitwitse, yasize atwitse. Ubwo byumvikana ko ari ibintu bisa n'ibyagambiriwe. Ibyo bintu yamajije kubitwika ahita agenda. Ivu aho yatwikiye ntabwo nahageze, ariko abahagera ngo yabitwitse, bitwikiye mu gikari cyaho yabaga naho imbere gato, ariko harahari ngo haragaragara. Njyewe uwo Gasharupe namubonye, ni umuntu ubona ari nsanzwe nzi, ni umuntu wabaga mu mudugudu wa Gashanda uturanye n'iwacu, ariko kuva hano ujyayo ntabwo ari igihe kinini, muri make ni nk'umuntu muba musa naho muturanye. Ariko uburyo yajemo ntabwo yari atuye, hari ahantu yari acumbitse, kuko azi naho ubundi hari umumama bigeze bazana n'inaha wavukiye inaha, bari barabanye nk'umugore n'umugabo,
ariko ntabwo nzi neza niba n'uwo mama yaba azi iwabo w'uwo Gasharupe, kuko barananiranwe rwose. Uwo mama aba wenyine, nta n'amakuru ye yari anaherutse. Irindi zina njye ntaryo nzi Gasharupe, ariko inaha harimo abantu bagiye bamuzi amazina yombi. Urebye nta kintu yakoraga, yari umuntu ujya agenda yiyita umuvuzi by'aho ngaho by'ubupfumu, nta karita y'akazi nk'abandi bavuzi baba baramuhaye, usibye nyine kugenda abeshya byaho. Muri make nsobanuye neza navuga ko yari umupfumu, kuko hari n'abandi bajya bagenda bahaza nawe agenda, nubwo agenda ntagaruke, akaba yamara nk'amezi 2 cyangwa 3 ataza, ariko yazagera akagaruka. Mukecuru bamutwaye kuri poste de santé tuye hano hirya yacu gato. Akimara kuhagera poste de santé bamukoreye ubufasha bw'ibanze, bahita batumiza ambulance imujyana ku bitaro bikuru Kibungo Ingoma. Mukecuru babashe kumukurikirana, ndumva ninjoro aribwo bamusezereye. Twamuzanye, yego ntabwo yari yamera neza ku buryo bwiza, kuko hari n'ubwo arimo avuga kubera iyo miti, yavuga ukumva rwose indimi ntabwo ziza neza, ariko urebye uko bisa kose dufite icyizere ko ashobora kuba yakira, keretse ari ibyongeye bikamugaruka mu nyuma, ariko bishobora kuba yakira, kuko n'ubu ngubu yagiye mu bantu bagiye kuzana muzehe murambo. Yewe aho naganiriye na mukecuru namubajije neza byitonde, arambwira ati giye ibyo bintu numvaga ari ibintu bidafite icyanga, uretse agacupa kamwe karimo ibimo birura cyane. Atari ko ikintu cyantangaje ni uko numvaga umuhogo wajyana urusenda birimo bikatagura. Ati nyuma yuko bimaze kugenda gutyo, numvaga umubiri wose wajyana ibintu binshikagura. Yego. Wese no munda yarababaraga cyangwa n'inyuma gusa? Yambwiye ibishikagura gusa mu nda, ntabwo nabashije kumubaza neza. Ubwo ibyo byamushikaguraga nabashije kumubaza se biracyashika, arambwira ati n'ubu biranshika, ariko ni gake gake, ntabwo ari nk'uko byari bimeze. Batubwiye ko Gasharupe bishoboka ko yarashaka kumurwara agamije bari bafitanye uwe mu bana, ikindano bari bafitanye mbere y'uko ibyo ni ukuvuga ngo iyo ndebye umubano wa muzehe n'uwo Gasharupe, yari umuntu bajyaga bakaganira yenda ntibagirana ibihe birebire birenze, ariko bakaba baganira nk'umuntu wazi. Noneho rero byari ibisanzwe uburyo ibyo bintu byabayemo. Niba ngiye mpamvu nkubwira ni kugambana, bishobora kuba ari akagambane cyangwa afite ibyo yakoreraga. Ubundi mu bantu bose batuye inahangaha twavukiye, nanjye niho navukiye, nta muntu wakubwira rwose ko yakiyumvisha ko ibi bintu byakagombye kuba yabikora gutya, kuko ntabyo twari dusanzwe tumuziho. Yego. Ni ukuvuga ngo muri ino minsi igiye kuza mu kwezi kwa 8 ku itariki 22 twari dufite ibirori bya mushiki wacu Nkurikira, ariko tubitegura uwo Gasharupe ntabwo yari ahari, kuko ndumva muri ino minsi nko muri 20 aribwo twari tugiye kugira icyicaro cy'umuryango kugira ibyo tubijyemo. Ariko ndahamya ko ku kijyanye n'ubukwe nta kintu yaba yaraganiwe na Gasharupe, kuko ndumva wa Gasharupe kuva duteguye iby'ubukwe uwo wari wo munsi wa 2 yaba bari babonanye, ubundi ntabwo akunze kuba hari. Yego. Ni ukuvuga ngo jewe uburyo nabiketsemo ni kwa kundi umuntu aba arwaye, wabwira umuntu ati ndwaye gutya, akaba nk'uwo yigira umuganga akavuga ati nshobora kuba nakuvura. Ariko ubwa mbere abwira muzehe ati vaye tugende gushakira uwo muti. Muzehe aramubwira ati ntabwo mpugutse, kuko mushiki wacu ntabwo yari ahari, muzehe ni wari uri mu kazi. Muzehe byarangiye akinze, arundi mwana bari kumwe w'inshuti yacu duturanye bita Muganizi Valence. Uwo Muganizi Valence namubajije, ambwira yuko muzehe yamubwiye ko nta mwanya afite wo kuba yajya gutora uwo muti, kuko n'indi yo kwa muganga ari hayikoresha. Ariko nyine ku izo saha nakubwiye agiye ku muhanda
mushiki wacu yaraye aje nibwo yasanze uwo mugabo ari aho ngaho ku iduka kwa muzehe. Byabaye ngombwa ko uwo mugabo amushushubikanya, n'abamubonye bavuga ko asa n'umuntu wamutwaye bidafatika, muga ati vaye tugende, kuko baravuga ati yaba atari ibintu yateguye cyangwa se by'akagambane aba yaramuhaye uwo muti, bikaba ngombwa ko yanamukurikirana kugira ngo arebe umuti amuhaye icyo uri buze kumukorera cyangwa se icyo uzamumarira nka muganga. Akimara kubimuha nk'uko navuga ko yamuhaye shariti igihe azabinywera, yabimuhaye ku izo saa z'isa 5 bigana mu masaa 6, yarabimuhaye. Akimara kubimuha yaratashye n'uwo muceri bamuhaye niyawutetse. Ikintu yakoze gusa agiye atwika bimwe mu bikoresho bye by'imyambaro n'ibindi. Icyo yakoze aho kanya yahise atega, kuko mu bamutegeye hari abantu bagiye bamubona ku muhanda ngo hari n'abana bamutegeye, ngo baramutegeye n'inkoko zose yari afite arazijyana. Mu magambo make nasobanura mvuga ko yimutse kuko nta kibina. Nta mugore yagiraga uretse uwo mugore babyaranye umwana umwe w'agakobwa, ariko uwo mugabo Gasharupe ntabwo namenya ngo aherereye aha kuko muzehe amaze gupfa. Uwo Gasharupe nagize gutya mbona nimero impamagaye kuri telefone ya muzehe, uretse ko nabonye umuntu yahaye yabisibye. Yarampamagaye arambwira ngo ntitugire ubwoba, ngo ntacyaba, ngo umuti yamuhaye ngarawuzi, kugeza ubwo yadukonfirmye mu mutwe twese akatubuza no kujyana muzehe. Twari twamusara ku bitaro bito byaha, atubuza ko twamujyana no muri morgue. Aravuga ati mumureke ntacyo ashobora kuba, ati mu masaha ya saa 12 z'igitondo hataraba yikanguye. Ariko nyine ubwo sinzi ukuntu yabigenje, ni kujampamagaye kuri telefone, ariko mbona iyo nimero mpamagaje ariyo hanze nko muri Tanzania. Ego ati ameze nk'uwasinziriye ntacyo ari buze kuba, ku buryo cyaragiye kutubuzana mukecuru kumujyana kwa muganga. Ariko dufata icyemezo turavuga ati muzehe we yapfuye, ariko mukecuru we nagenda abonane na muganga, ubwo nawe niyapfa turabyakira. Ariko nyine urumva ni ibintu bikomeye. Njyewe nk'umwana w'abo babyeyi bombi, ikintu mbona ubuyobozi badufasha rwose, bagashaka uwo munyabibi biri ngombwa ko abonetse agahanwa n'amategeko, kuko mvuze ngo bamwice nk'uko yishe abandi nanjye nambaye nkawe. Yahanwa n'amategeko akamuhana bikomeye, ku buryo cy'ibyo bintu atazongera kubikorera n'undi muntu uwo ari we wese. Ego urebye uyu musaza nubwo ari umuntu wo kure cyane ni data bukwe, ariko njye nababajwe nuko mu muryango wacu, yemwe ni umuryango wacu akongera akambera data bukwe. Yari umusaza mwiza, yari umusaza ugira inama abantu, akatugira inama nkatwe nk'abana be. Twatangira kuryana akatubwira ati muhumure ndahari nk'umubyeyi wanyu, akaduhumuriza. Ubwo urumva ko n'izo mpanuro ze n'inama ze turazihombye, ntabwo tuzi neza ko tubuze kubona undi wamusimbura. Rero nta nubwo wanabyakira, ntabwo wabyakira ngo bikunde, kuko ni ibintu byaducanze. Kuko umuntu iyo muri kuvugana mu kanya wajya kumva ngo arapfuye, ntabwo wapfa kubyakira gutyo. Abazi Kereni ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Murama, aganira n'itangazamakuru yakomoje ku byabereye muri uyu mudugudu, ariko by'umwihariko arakomoza ku cyo inzego z'ubuyobozi zihutiye gukora. Koko nk'uko bivuze hari umuturage witabye Imana mu murenge wacu wa Murama, ariko bivugwa n'abaturage barimo kuvuga ko yaba ngo hari imiti yafashe y'abavuzi bigenga cyangwa abagakondo. Nibyo barimo bavuga, ariko ntago turimo kwemeza ko ari cyo yazize, kuko yajyanywe ibipimo bye byatwawe muri RFI kugira ngo babashe kumufatira ibizami. No kuvuga ngo ntago twakemeza yuko ari byo byamwishe, kuko icisha umuntu cyemezwa na muganga. Ni muri urwo rwego nk'uko warumbajije inama nagira abaturage, biramutse bihari koko hari umuturage urwaye, arasabwa kwihutira kugera kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwiza bwemewe kandi akurikirana ubuzima bwe kugeza akize.
turimo kubwira abaturage ngo biramutse bihari cyangwa n'ibindi dukunda kumva, mu by'ukuri ntabwo ari byo kujya kwivuza muri gakondo n'ibindi. Ni byiza ko umuturage afata ubwishingizi bwe bwa mituweli akajya kwa muganga agakurikiranwa kugeza akize.